Ndi papa sava. Njyewe reka ndi romantike buriya ndategura. Njyewe burya nzi gutegura ikintu bita gutegura. None se kugiye kwiyacanye noneho kugira ngo mwereke ko ntakubeshya nyine. Cana nde. Noneho ureba ko uba wambonye se. Ndategura kuko navugaga igihe twaganira ibiganiro bikaryoha noneho bukatwiriraho tugacana. Si byaba bimeze neza. Bimeze neza cyane. Uza kunyibutsa ko ikibiriti nagishyize mu rukweto. Yego. N'amatara noneho sinaherukaga no kuyabona. Ubuye njye mba nagutekereje avuga ni ngomba kugukorera ibintu abandi bantu baba badashaka gutekereza. Buriya abandi bo nukuza bakicara hano gusa ariko njye ndategura. Rwose mbabarira umbwira ukuntu bifata ukazana isahani mu gasozi. Ngwiki akuzi kusetsa neza wagira ngo turire ahantu hose habonetse. Buretse wewe buretse izi nzishyiraho. Oya aho buretse utuduta cyane hose nta kibazo. Ariko ushaka no kuburyaho waburyaho cyangwa ukaza kuryaho nyuma. Mba ndenze wanjye mba ndenze nibagiwe ra. Yes. Hanyuma oranje cyangwa oranje. Ariko ntago turi buze kugira ntago turi buze kwisondeka. Icyo umuntu ashoboye arajya afata icyo umuntu ashoboye afata iki. Agakoka kawe ntago wagasiga. Ngenda nywa koka turi kumwe ndanywa koka baragusutse. Baragusutse none se uranywa iki? Akari komba nkajije bukazimisha kataza kumara peteroli kandi ari igihe bwatwiriraho. Kagiye hano gutya. Yes. Uranywa iki rero? Yewe ni gutya. Dore akantu nibagiwe urufunguzo. Ariko uranzi ko ndi umutekinisiye. Njye ni direct nkaba ndabirangije. Hanyuma nkagusukiramo. Merci. Dore agatereka agafuniko ngashyize hedi. Hano ushobora gusanga tugize abavumba tutatumiye. Si byose reka dutereke nka hano. Aho ntago kagwa cyangwa dushyire hari imbere. Nari imbere nayo kadushyira. Nanjye ngufashe. Fasha gato. Okay. Ariko hano byo haranatuje. Urumva se hari akantu kaga fresh air. Hari ibintu by'umuvundo n'ibyare mu kabari hanze. Bamanudi bavuze induru bande. Noneho ubwo tubanze tugire kambanze ntegere gato. Ari ukuntu basobeka ntago bizi sobeka gutya hanyuma unywa kawe nanjye unywa kanyu. Ongera. Ku buzima bwacu. Mfasha gato rero ndacyategura. Okay. Ndacyategura.
cyategura yakoze niba hari ikintu nzi mu buzima bwanjye urategura ndategura nta nubwo ari ugutegura gusa hariho na pe ukunda akaburushete k'inkoko yego ako ni agakoko ako ni agakoko ko gakomera karakomeye fata akangaka cyangwa ufata agatima ni akahe akangaka karoroshye naho ubundi rero nibyo nakubwiraga nkavuga nti kamemo tujye dushaka kandi tujye kwiyakirira bitari ibi ngibi byo kuvuga ngo twirwe hariya kiriya kigura ahantu hose ngiye gisigaye umva sigaye ashyiraho ingenza Yesu we ngewe ngira ngo ahubwo yafashe telefone ya returakinga sinzi ntabwo ari gusa ariko uzi ko nabyo byashoboka kuko ahantu hose tujya kubona nkabona tuguye nuye noneho umuntu se mvuganire kanganire na bapiga nzenze uko ntuza zimeze uko porogaramu zimeze nkabona ngezeho navuganire kanjye kuri kaburimbo nkabona nguyeho navuga birakomeye kabisa ashobora kuba telefone yarayihuje n'iye ku buryo ahantu hose ugiye aba ari kuhareba ariko nanjye ndabipanga ndavuga nti tubyihorere reka tuziyizire hano hanyuma twicare twisangire kigumye gihobagire ubuze aba yumva twabura uko twiyaranja yegora bakuze n'ikindi kintu uzashake pasiporo uzashaka akakoko kararyoshye sha karanoroshye aba bashyitsi nibo navuga ko nibo nanga ubundi urumva tuzashake pasiporo tujye noneho tubipange nk'aho turi mu kwa buki ubwo hano biba ari nka dete dushake pasiporo tuzajye kwiyakirira za ntuza nka za Zanzibari cyangwa se Mombasa ubu azadusanga ku nyanja y'Abahindi ko yigize umva nkubwire cyakoze aho ntunjyanayo ni icy'umutwe abandi uzahita bakatira kuko reka nkubwize hari ukuntu njya mbona nka ntuza kwirebesha neza rwa rundi rw'uruyobe rufite ibintu by'ibifavori ni Rwanda buri wese kandi ariko byo mba nzi ko ari irari nyine n'irari erega ngewe n'abo bantu ubona sinjya mbabona buriya ubwo nyine nimba ari wowe ni wowe wenyine mba ndi kwirebera noneho ariko Zanzibar ushaka ntuza ushake pasiporo sibyo kuko urumva tuzamara nk'icyumweru n'igice Zanzibar cyangwa Mombasa ariko ngo Zanzibar harashyuha cyane twajya Mombasa sibyo ariko nanone ngiye nshaka kujya Zanzibar rwose Zanzibar ushaka pasiporo niko narabitekereje ndavuga ariko se ubundi sasa wazamujyana kuri Muhazi ndavuga ni kiriya kigore cyahita kiza kiruka kikadusanga ubundi ndatekereza so wazamujyana za Karongi cyangwa wenda nkamujyana Rubavu navuga ati haba hari abantu benshi aziranye nabo bamutelefone akabanguyeho sombwiye ko agira na famiye ahubwo mwagirayo na famiye ikindi rero naje gutekereza abuze ko se ubu tumucitse tukagenda tukizamukira noneho tukajya kurira ubuzima kuri kiriya kiyaga kiba hejuru ku birunga Bisoke Bisoke kuri Bisoke na Bushokuru icyo bita Kreta Lake ntibyacamo buriya na rero yarubyibuhorwa yazamuka akadusa nari ahantu yahashobora ariko nabyo mbitekereje ndavuga se haramutse hari abandi bagiyeho bakamuhamagara noneho afite ukuntu ahantu hose aba aziranye n'abantu byose asanga ni ibibazo ariko Zanzibar ni shodiyo kuko kuri Bisoke ho naranabigaye izi mpamvu nabigaye kuri Bisoke natwe twagerayo tunaniwe
kandi ubanze nta macumbi abayo ntabwo ibyo kurara abantu bagira byemewe ndavuga se natwe twagerayo tunaniwe nubwo nacyo kitahagera ariko natwe twagerayo tunaniwe ugasanga ibintu byo kwishima no kunezerwa nta birimo sibyo buriya rero njyewe hari igihe nyine buriya mu masaba agezeho nyine akajya ndambira burundu numva ngeze hano noneho nawe nkabona umeze nk'aho utangiye kujya uncika kumbi ntazi ko uri gutekereza ibintu nk'ibi ngibi bikomeye ndatekereza bebe urumva buriya nkora icyo bita kumwica mu mutwe kumuhanya ariko ni ukuvuga ngo ari kikarakasa nkigira nkaho ntacyo tukiziranyeho n'abana wajya unandeba nkirebera hirya nujya bibona akwikawusha gutya ariko nkapanga nkavuga nti azabimenya ko nokeje inkoko se mu burusheti ikibi ni uko nyine nazana urukoko rwose ntazabimenya nkahita avuga ni ntegure n'ibindi mbese hano ntitwiyakira n'indi niba ushaka butwirireho aha ngaha rwose niba ushaka butwirireho dufite amatara yacu kuri romantike pe urabikunze nabikunze cyane gushaka ikindi rero niyo tujya Zanzibar ibyo bintu njyewe uri kuvuga ngo icyumweru kimwe n'igice nabyo ndumva ari bikeya gusa icyumweru n'igice noneho bibiri se iyo ngiye turi kumarana iminsi cyane nibwo mba numva twakomeza tukagumana nse ntiwahabonye akazi k'ukwezi mwabonye akazi ubu ngewe ngiye kuzamubwira yuko nahabonye akazi ni kazi kaka dore ngaka kakagabo sha niko wari uzi ko tuzagufata wumva guri rero umva agakobwa mbare kabiri nimbuza ubwenge waci hano jya vuba izi buzima bwawe navuga kabiri ariko se niki kintu umva we abanyamaguru ntabwo ushobora gukiza amagara yawe ukavana haguruka hakuze twajyane gukina nawe uretse afite ibirahure wowe kandi buri kuntu ngene mudakaza we umva nkwereke wowe werekeza wowe muri gukina ibintu musaza mwambatse mutubabariye tubahiki tubamufaranga ndavuze haguruka wowe umva hano mwabandi wegye mwaturutse muri shari mudutabara shari mwadutabaye mwabantu mwe shari Hatungi? Oui, Marja. C'est wowe. Musava ariko wagira ngo biba byoroshye kugira ngo nawe kugutuma ariko dukoze neza ibintu byiza cyane umunsi rwose nagukora akaburusheti mukoze neza akaburusheti k'inkoko ntabwo biba byoroshye gasarade kameze neza nkakadekora nkakora ganishi kugira ngo iyi burusheti igurisha kimwe n'izindi oya ntukagize igurisha kimwe ese urumva burusheti y'inkoko twayigurisha kimwe nk'ihene ntabwo bishoboka nese iyo wampaye ejo bundi inkoko ko itari iryoshye nk'iyi nyine kameze neza pe uyu burusheti ndashaka ko duhindura menu kuko tugashaka n'ibindi bintu byiza kandi tukazamura n'ibiciro kuko ibintu ku isoko birahenze uyu burusheti ntagomba kujya munsi y'ibihumbi 4,500 papa saba se ko yari yambwiye ko ifi yayurije mwayisize kuri angahe ifi yo ariko kuri karita twabivuganyeho ariko ntabwo ndabishyira kuri karita ntabwo ndayihindura menu iracyari yayindi ariko byo twabivuganyeho ko tugiye kwizamura bivuze ko ifi muracyayigurisha 13 yego ariko tugiye kuzamura ibiciro turimo ejo bundi twakoze inama yatubwiye ko ngo hari ahantu wari uruzinduko wari urimo ibiciro tugenda tubipanga ibiciro byo bigomba guhinduka uko byagenda kose hari nk'ibinyobwa amawayini yego turayazamura
ntabwo dushyira amafaranga menshi ariko turayazamura kuko ibintu birahenze byonyine esanse yo kujya kubizana ubwayo iri hejuru noneho inkoko muri iki gihe uzi ko inkoko yazamutse yageze no ku 18,000 inkoko nzima uzi ko urwagera mu isoko ugasanga ihene yageze ku 100 none akuragira 250 nakuragira akagurisha 250 nyine twagize tugiye kuzamura twasanze turayahagarika ku 4,500 kandi bose bakira bazazigerega umuntu ushaka ikintu ntabwo byatuma atakirya kararyoshye pe uri kuyumva ukuntu imeze erega iba yakozwe nande ntatonye nanje gukora komande y'abandi yaba abantu 15 yo twamaze kwitegura ahubwo hasigaye reservation ahubwo nagira ngo bampe gahunda neza ntabwo ndamenya ngo ni baragera ubundi bari bampaye saa 12 umubare wo namaze kumenya ko ari abantu 45 ariko isansi ndaye ho yabo nabandi komande y'abantu 15 nguhaye mu kanya yo nayikoze iyo nguhaye mu kanya oya nase nayo kuyimpaye kano kanya ubu tugiye gutangira gukora mise en place dutangire tuyitegure ngira vuba genda ubyite okay Manu Hatunji we Manudi ntabwo bakora kwamagana aso wakuze ibikora Manu we ngwamagaye kangana sisi ni igisi rya mbere Manu ntabwo mva ko bari kwamagana Hatu ni murebe ikintu kiri guhirita aho ngaho hanze kikiza gute murebe ikintu kiri aho hanze kiri guhirita ko ngiye ntabwo nakoze kiri muri konje kiri guhirita ikintu kiri guhirita aho ngaho hanze kiri guhamagara Manudi ntabwo muri kiri guhamagara Manudi wagiye ukora ikintu kiri guhirita naho so wagiye ukora so wakoze ese niba nakoze ko ari wowe ukingura umwuga urugero ntabwo wowe ikintu kikubisa aho ngaho hasi gutyo urumva wagira ngo ni imyasi baturumva je najyayo ntuzuba nsanze ari ikintu kirisha imbaraga wowe arewe wose si wowe ushaje undi unapfuye n'uwabyaye ashaje se ko wagiye umenya ko n'inzu y'ibitabo mu buzima bwawe utwa n'amagambo nta gikorwa na kimwe ushobora gukora nje ntabwo nakoze uyu muzingiye hanze wagiye umenya ko n'inzu y'ibitabo uvuga ngo urashaka wowe wagakwiye kujya urenze yo tuzizi ibitabo se bijya mu ngabanyamagambo hejuru khaye ntabwo muri kumva ikintu gihirita aho hanze cyo si igisamagura kandi igisamagura ko nziko kigendana n'ingwe keka gicuke ya nibwe igisamagura kigendana n'ingwe none se kumanywa ibisamaguriza kumanywa ntabwo uri kumva ko ari umuntu wowe umuntu se burya bari mu kagozi se ari kwiyahura murambazi mbafashe iki mama sava uzuko neza boss yaguye hariya neza burundu oya afise mushyira hasi neza n'ikibuno n'ikizima se gakira cyo cyawe turamuryamisha hano gutya hano gake mufate aho ngaho ariko uyu munsi sinakoze rwose ujya ngo baje ngo bajugunye aho hanze ubona batamugize nerese ngo ni ibintu by'ibisore by'ibihanyaswa ngo byavunaguye biraje rero bijugunye intumbi mu mareshi noneho mabuja uzi ko hano hose uri kumukoraho ahinda umuriro wagira ngo bamukubisa gusa zamura ku kaguru ndebe aka zamura akaguru ndebe ko ababa gake zamura nako kepfo ndebe mama sava kumbona ntacyo bikubwiye Hatu
yewe baba we nimumureke ndaje mwiteho ngo tumureka se ubwo duhamagare bandimbati duhamagare na bakirimuzi tujya no mu kwa muganga turamureka dute hanze mwite ngiye kumwitaho uramwitaho wenyine uramushobora no kumutera ari ikibazo wewe ugiye hanze manu none se kureba mabuja ntacyo ubwo wasanga ari nawe kumwicisha apfuye mu masaba urapfuye urangica mu masaba uri kunyica urabura kujya mamasaba urabura kujyana kwa muganga ko kanyica urunguru ko kujyana kwa muganga kukujyana kwa muganga data wahamagaye so mwari muri mu kwa bucya akaza akagutwarara udike mamasaba wahamagaye indaya yawe mwari muri mu kwa bucya ikaza ikagutwara mamasaba ibi bintu niho biri inyuma mamasaba za 65 nanjye ndapfa gutwarayo ibi bintu niho biri inyuma byihoreye mamasaba kamubwiza ukuri ni njyewe biri inyuma papa sava nyicisha papa sava mu mutima wawe ngo wumva ko ngumbabaza ariko nanjye nzakwicira kurwara nkinda nzakwereka ko data atabyaye ikigoryi nyicasha muhohotera ariko umenya ko igihe kizagera nkakira nzakira mama saba nzakira se uri gupfa ukwaba ukikwarangiye nguha agatoki njyana kwa muganga mujyane he kwa muganga mujyane kwa muganga bagukomerekeje cyane urumva wakomeretse cyane njye rero ntabwo wankomerekeje ku mubiri wankomerekereje umutima sibyo umutima wanjye warashengabutse ntabwo ngifite umutima w'abantu mfite umutima w'ibuye tanatekereza ko we nakugira impuhwe zo kujyana kwa muganga keretse upfuye nkasigara mburana n'intumbi